agahinde Ndi muri rovuro kandi ndugora aho ndumaze n'imyaka ubyitaho yago bazana bazana ambulance ndakwiriye ndashiye yago ari yibane mufite ubukwe ufite anniversaire ubuze umuntu wakuririmbira amateraniro ntabwo duturisha ni ubuntu the cute face ese ubona ukuntu bagusarira ufite future njye unera shock na depression de force uko ugenda niko ngenda niyo undeba nibyo binkurura ubahema ma direction wenda samedi nafata kamoto si nzafata retre nandike playlist nashyiremo za ndirimbo ukunda sinza guhara bikaya comme ça comme dalle vari differenti. Hi guys, welcome to our YouTube channel. Meze mutamakuru yanyu ngiye meze neza niba ari ubwa mbere mbonye yitwa Ange Tatu. Uyu munsi rero ntabwo bisanzwe ndabisiko muri kubona amasura adasanzwe. Yes, ntabwo wibeshye. Nibyo uyu munsi nakiriye umuntu wa danger. Ntabwo ndi umuvuge, ni umuntu mukuru arivuga. And then muturebe, mudukunde, kore subscribe, musharinge. Iki kiganiro icyonze n'amata n'ubuki. Welcome. Thank you so much. Meze neza. Meze bon. Gabanza ibwira abantu badukurikiye. It's your boy Melo Perfect. Melo. Wagenda kucyita Melo wambaye. Narebye agakima yakongo. Wambaye neza. Narebye agakima, thank you so much. Abantu badukurikiye bari baze kutubwira wambaye neza cyane. Niba turebe. Badukunde. Mbona. Okay, none se. Yakongo. Ukora iki aho? Urambwiye. Ukora iki? Mu buzima busanzwe nkora umuziki. Nicyo kintu nkora. Turari ikindi nkora umuziki yego. Ngavuga ukuntu witwa kuri platform zawe zose. YouTube, Instagram, TikTok, ibi platform zose ukoresha. Bajye kukureba bumva ibintu ukora. Ni Melo Perfect Rwanda. Melo Perfect Rwanda. Ahantu hose. Audio platform na video platform hose kabisa ni Melo Perfect. Okay. Mugende kuri YouTube. Badonde subscribe. Mudondeho kuri kakanu mugiye gucika ngo. Nakayogera. Nakazo asa n'inzogera nakayogera. Nakazogera. Je niko nki. Ntacyo wase yakongo. Ari yibane. Mufite ubukwe. Ufite anniversaire. Ubuze umuntu wakuririmbira. Amateraniro. Ntabwo duturisha ni ubuntu. Uri kumva umuhamagare and then ibintu byose abikora neza cyane. Bien. Uyu munsi rero ntabwo ndibiza n'ibintu by'ubuhanzi cyane no kwigira jorokono tugiye kubaza ibintu by'ubuzima bwe busanzwe. Nizere ko abantu musanzwe mumuzi, abantu mumukunda ariko mutazi ubuzima bwe cyane tugiye kubwinjiramo gato gutya. Rero. Yes. Wavukiye he? Wakuriye he? Avukiye ahantu bita Juakari. Juakari? Hano hirya kuri Majerwa. Ubwo si ibyo byawe. Oya ko ntabwo nakubeshya bazana ambulance. Okay. Navukiye hano ni kuri Majerwa hano bita Juakari. Hano hafi ahantu bashyize station gutya hepfo gutya hafi n'igishanga. Naho Melo Perfect yavukiye. Okay. Ni naho wakuriye? Nakuriye mu Karambo. Ese hari akandi gace wigeze ubamo katari muri Kigali? Rwamagana. Okay. Niki kintu kikuvana muri mode nyine mode ikavaho nyine ukarakara kuko njyewe nkuzi umunsi nakubonye nyine ukora na vibe ukora na swagger iyo warakaye cyangwa ibibabaye biba byagenze bite? Biba bigoranye
kuburyo uzamubone byagorana ariko iyo byabaye se ubu ndibuze ko nk'uko ubizi nyine ni ubwo ntujya upfa kuranga biragoye cyane pe. Okay, none se mbere yo gukora music okay, ubu watangiye music ryari igihe kingana gutwara music? Nkibijyamo byari 2016 ariko professionally nakeka ari 2021. Oh okay, none se uba wumva nyine hari nk'igihe kizagera ukareka nka music ukajya gukora ikindi kintu cyangwa nyine uzamera nk'amakanyaga? Ni buduru kabisa ya Kongo ni paka BBC ahubwo mba numva ari ibyo nareka nkajya gukora kuko kenshi niyo ngiye ku ruhande rw'icyo kintu mba numva ko icyo kintu ndimo ari inyungu ku muziki ndi gukora. Ntabwo icyo gihe njya nyibona kabisa kuko n'ubundi ubuzima bwa buri munsi mba mbona ari music ntabwo ari njyewe ubyijyanamo mbona byaraje mbisangamo gutyo. Okay, none se ugitangira gukora music ni iki kintu cyaguciye intege cyane kumva wabireka cyangwa kumva wabivamo? Se bigeze bibaho ko wumva wabivamo? Icyo ntabwo kijya kibura ariko wa mugani nkuko nabikubwiye ntabwo ari ibintu umuntu aba yishakisha bimurimo. Icyo gihe kirahari ni igihe nashutinze video nari mfite agatelefone nakaguze kamenze nagakoteje nk'amezi 4 igihe cya video kiragera mfite udufaranga nzi ngo ni twinshi turahagije nsanga ni nka 1 kuri 4 ubwo nari nahinze niki biro mujama terenge mfite phone akira yifate njye gushutinga video ambwira ati nta kibazo meza amafaranga uko nayamusabye ubwo n'inyungu ibiri kujyaho. Ubwo ruvuga ngo wafashe ingwate ya telefone umutungo wawe wari ufite nicyo kintu nari mfite noneho ari umupeti wumva kuba ufite phone cyo kintu cya danje ufite ndayitanga rwose umujene ubwo niba na footage niba n'indirimbo iza gusohoka ukanya nabona ari kubona uburyo nyisharinga ubundi ravuga uti ngiye gukora music ndayitanga rwose. Ugeze usanga udufaranga ni duke bwo phone ndayitanga amafaranga abonetse ubona ibintu turabishutinze birarangiye byari byatugoye bya danje ubona harimo n'imigisha n'ibyakunze ku buryo next time ubishatse utabibona ndimbi rarangira director mbere ikibazo ubwo iyo video nigeze isohoka. Ubwo ntigeze isohoka nje cyane cyambere cyambabaje byambaye inshuro 2. Okay, none se ufite indirimbo zingahe kuva igihe watangiriye? Zimaze kuba 5. Zimaze kuba 5. None se nizihe abantu bakunze cyane? Hari yitwa Ijuru. Ngiye nkunda Bizu navuga ko nakumenyeyeho era nayo barayikunze ariko impamvu nembuze Ijuru yamaye feedback nini ngari kurusha ibyo nari nsanzwe mbona. Nese ukundiye sasa konze kondara cyane uyabere ufite nk'uko kundi hari nk'ukuntu ngababyeyi ngo baba batubeshya ngo bakunda abana bose mu buryo bungana kandi hari baba bakunda cyane kuruta abandi. Uzibura gusobanura impamvu abakunda mu buryo bungana waza kubyemera bura nanjye impamvu mbwiye zose ndazikunda njye gusobanura iyo utakunze byarangira iyo ukunze. Nese iyo ugiye gukora music iyo nyine ugiye gusohora indirimbo ugendera kuki? Abantu bisaba kamudu nyine k'icyo kintu imudi y'ikintu ndimo niyo nkoramo nka buriya bizuni nkuko wari bivuze sinzira groove niba abantu byarabatangaje cyane ko bamenyereye ku mazuke iki ngo zisitira ngo nazo ujye zishobora nyine n'ifite groove mu mutwe yo kumva ameze arashaka nirukanka cyane. N'isi indirimbo zose wakoze harimo iziri true story cyangwa nyine niko kundi nyine biza gusa nyine nk'umuhanzi ugahita ukora? Harimo yitwa bizacamo ni true story. Nari nanditse ngira icyo kibazo cya video n'iki numvisha ibintu bindenze numva ndihebye nyine numva nayo nyine umpete tarakomera mu mutwe yawe. Okay, none se utekereza ryari kuzakorana indirimbo n'umuhanzi mugari nyine umuhanzi munini? Ese biramutse bikunze uwo muhanzi yaba ari inde? Ni ikibazo cyiza. Ngenda byifuza ariko bitari uyu mwaka cyangwa utaha. Yego. Ariko mba numva umuhanzi wa mbere nshaka konzi ko bose birukankara nyine hari ukuntu
uvuga uti ariko ndamutse nkoranye n'uyu muntu sha umva nyine byanshimisha byari nk'inzozi cyangwa se nyine ndamubona nkavuga ati umuntu ndamutse nkoranye music nawe nakishima pe. Yako uranyemeje wazana ambulance cyaza nakuze numva nshaka kuzakorana kwa Bona Buravan ariko he passed away. Niyo muntu nifuzaga cyane ku buryo n'ubu ngubu mba nibaza nyine nifuza kuzabura nawe umunsi umwe. Nicyo kintu nifuzaga ariko ubu ngubu abaye ahari yaba arari nesana. Ubwo uzi n'impamvu indirimbo bakoranye na YB nayo ikundaga cyane. With the best njye nawe turi perfect. Okay. Nesana ngiye nanjye ndamukunda aririmba neza. Yeah, afite vocal iteye ubwoba. Byatari ikintu cyose mushaka mwagikora. Yeah man. Kambaze cyane matwive no ku muziki zo ku buzima busanzwe. Ni tani cyane mawe ndabeshya ha. Ni hehe hangana n'uburyo wifuza kugera muri music. Nyine urashaka kugera he kuri. Bumva nyine uvuga uti ngewe wenda niyo music ya wambwiye ko utazapfa bihagarika ariko niyo nyine najya nkora gake cyangwa ariko ndashaka ko biba bigari bingana gutya. Ndashaka kugera aha ndashaka gukora iki muri music. Inzozi zanjye muri music zizagarukira nibwo nzaba numva nyuzwe umuziki. Bari ikibazo cyiza cyane kabisa. Icyo gihe mba numva ari cya gihe n'ubundi nzaba mfite icyo maze ku muziki nyarwanda cyangwa se umuziki muri rusange ku isi hose. Wenda hari nk'abifuza kuba abahanzi nzaba narashingiye amashuri yo kwiga amastudio. Nyine mba numva hari ibikorwa runaka nazakora mu muziki kugira ngo babandi bari hasi badafite ubushobozi bijye biborohera wenda bazabone ukuntu bazajya bayikora imiziki kuko ziri mu mbogamizi nagize. Kuba uri umwana ukunda umuziki nta kazi ugira kandi umuziki usaba amafaranga. Yani icyo kintu mani gutekereza n'ibijyanye n'ibindi ni ukubafata si yose apana kwirimita ngaho. Bizakunda ibyo ni ngombwa ko none se nihe defugira wiyiziho? Defo niziho cyangwa defo yo kwambara neza. Icyo kintu ndeba kikambangamira nkabwira Imana si ureba ahantu amwihengamisha. Yako ako bisoro. None se niyihe character wiyiziho itari nziza cyangwa abacuti bawe bajya kugaca iki kintu ntago tukigukundira pe? Nitonde aza kwigira mwiza nitonde. Angana nabi iyo wanze umuntu w'umwanzi. Okay, none se dukomeze. Niki kintu ukunda gukora iyo ufite umwanya like iyo utari muri music utagiye wenda muri studio se niki kintu nyuma ya music nyine ukunda gukora? Taekwondo. Ubu wantera akantu wahita. Oya akantu nakaguteye. Okay. Kakomeje. Ukunda kurya iki? Iyo wariye neza nyine wariye gute? Njyanye n'igipolizo byarananiye. Nabuze ikintu mpfana kuko ako ni umuceri. Kuko nari nakuze ndya ibindi biryo byarananiye ahubwo nkunda kunywa. Unywa inzoga? Nagakoma. Yako. None se niyihe ndyo utagirya? Ntago ndya ibirayi. Yaba ifiriti yaba imvange ntabwo. Ifiriti ni ku yindi kesi. Ifiriti ariko rero ni ibirayi. Oya kuki wayita ifiriti? Nyine urikumva no kubitetse bitandukanye. Yego. Nyine ako ibirayi ntago bingwa neza njye byarananiye bitogosheje. Aba ari agafiriti. Okay. Kuki se
nese nyine iyo ubiriye ubiki Asha ndafuruta ngagubwa nabi to really bikanga okay amafaranga menshi yatunze yarangahe wayakoresheje iki icyarimwe gutya yashaka kubutara spending yose ugakoresha make nyine iyo yaraje icyarimwe naratungiye icyarimwe icyarimwe ni miliyoni imwe n'igice wayakoresheje iki se nashyize mu muziki okay twakomeje ugira girlfriend yego ndatunguwe kwihangana irananiye ndatunguwe ndapfuye yo mumpungize mumfatire hafi wega umuhungu uri proud mana uravanga nyeretse ntabwo birangira yako turatunguwe payitawe wenda twasitara kandi ngurumva nguramana ngurabyumva ese baba biyishiriye oya nyine hari igihe usanga bayifite nka batanu uyiwe ni muremure cyane mugufi nimvuga ko ari muremure runaka ko nzi ko ari mugufi ari mugufi arahita okay atabaza ambulance okay ngamusuhuza mubwire ikintu ushaka kumubwira kimwe sebara muri kamera Chayo arakunzwe okay yego kumana usenda komeza nduma cyushye nabizi cyuzwe yago urakunzwe ma bagwa ambulance mumuzane mu karo ukutaba ex barahari hari umuntu mu ba ex wawe hari wakwanzemo kubera music nawe ako byarabangamiraga okay ufite ababyeyi bombi ninde muntu gushyigikira cyane muri music nyine ukunda ibintu tureke na music n'ibindi bintu cha bose bisize amarangi okay naba ari Mary n'umufana na papa n'umufana ariko nyine nakunze papa cyane kuko yamenyeretse kera nigaga nko mu wa gatandatu primaire kuko ndabona bajya nko muri weekend njye nkishishaho udututa nzajya ku ishuri kuwa mbere nyine najye kinabivugaho kuko yari yarakiri icyo nshobora kuzabaho kandi hari igihe ababyeyi bayibona akavuga ati umwana azabikirara iki ariko papa yese anyandastandinga kandi ari umuntu kanira byadanje okay niki kintu ushimira umugirlfriend wawe mugiye mu maranye cya danje kiruta ibindi nyine ni byinshi yego sibyo Mr. Romantic we yewe niki kintu gushimira kuruta ibindi bintu byose kunyumva okay uheruka kumujyana kuri date ryari tariki 19 tukakanga zuko turimo niki kintu mwaganiriye kidasanzwe se nakaye gashya nyine icyo gihe kabaye ku buryo nyine iryamye ivuga uti okay kutizerana kutizerana okay okay ni iki kintu wifuza gukora mu myaka iri imbere cyangwa wenda n'ubusimbizi wifuza kuzakorera umubyeyi wawe yaba mama cyangwa papa cyangwa bose yani iki kintu wifuza kuzabakorera cya danje uvuga uti this is my big dream nyine ku babyeyi banjye ni icyifuzo ku giti cyanjye nyine ugiye ukuntu nyumva njyewe urumva ari ikintu nshaka kuzabashingira kizajya kibinjiza amafaranga ku munsi kikabafasha mu gusaza kwabo kadukomeze iyo utaza gukora music wari gukora iki kindi utaza gusanga ufite impano ya music nyine ni iki kindi kintu wiyumvamo sinzi ko hari ikindi kintu ntari buzagira biri seri okay ni izihe red flag ku mukobwa ni uwuhe mukobwa nyine utatereta cyangwa umukobwa wajya gutereta wawe ukimubonaho iki kintu ugahita uvuga ati nubwo naba namukunze gute ntabwo byakunda ko dukomezanya ingingo yo gukunda ukuntu mbyumva umva se ukuntu
njye mba numva umuntu namukunze nta red flag amubonaho. Ko njye mbirivinga ko umuntu we ashobora kuba atakihindura kubera ko abimubwiye, ariko ukaba wamuhindura nyine we bitewe n'ukuntu bimeze bigatuma ahinduka. Kuko wenda hari igihe abantu bavuga ngo umukobwa anywa itabi ngo sinahuza nawe, uzi se ari igiki cyari mujyanyeho, ntabwo mbashyigikiye, ariko afite impamvu ze ziri personal. We niba umukunda mukundane n'ibyo, wenda icyo cyateye kunywa itabi wakimwibagiza bikamufasha no kureka itabi, akatari kumubona ngo uhite umusunikira kure aba ari wowe se. Okay, none se niki kintu kigukurura ukibona umukobwa bwa mbere? Niki kintu kigukurura ku mukobwa? Ukuntu yirya nyine, kwiyemera. Wa mukobwa ujya kuvugisha ukabona nyine nkabona kabisa simufite attention kabisa, ntago byitayeho. Biraryoshye. Biraryoshye n'ukuri. Tangira amatsiko yo kumenya iyo mpamvu. Noneho sasa none ugashiramo kimwe. Nkahita mbyinjiramo. Ukabyijandika. Okay. Aha twakomeje. Ni iki kintu wicuza mu buzima waba warakoze? Uyu munsi ujya wicara ukavuga ati man, uriya yari njyewe cyangwa bari bampinduye? Ndakibuze. Really? Dukomeze. Ukunda kunywa iki? Aka oranje gafanta kabisa. Ako sometimes yago zikoresha umuntu kuzi. Yo. Guzi. Okay. Gurasi yako. Uteganya kuza kwa marriage ryari cyangwa ntunabiteganya? Yasa nabiteganya. Ntabwo nabiteganya. Okay. Ufata gute relationship iri kure? Iri kure? Like wabasha nyine gukundana n'umuntu uba nko mu Rwanda wenda yibera nko mu Bufaransa. Ntabwo bibaho. Ntabwo bibaho. Kubera iki? Shari n'abandi benshi urwo rukundo narukunda. Ari benshi bari hanze twakundana utyo. Ushaka kubufuha rero cyangwa kwizera? Abantu ndabazi nyine, umuntu aratandukanye cyane. Ushaka kwibaza umubyeyi aruga umwana kubera ikibanza, gute nakwizera umuntu tutavuganye? Ikintu n'ibyo kwizera rero ngiye biba bigoranye cyane. Kwizera bikomeye. Aba ari uguhuza, kereka wenda nzi ko cyangwa uzantu byakunda, nzi ko mfite ubushobozi bwo kujya nega ngiye kumureba. Nibwo byakunda cyane, aho nabyemera agenda abe mu Frank. Noneho uri muri ba bantu baba bafite aba girlfriend bakunda kubona nawe buri kenshi. Ubwo tudahuye. Kubera nyine ukuntu uba insecure. Tudahuye ntabwo yabyemera. Ari kenshi. Okay, tugiye rero ku gace ka nyuma. Ariko bita ndajya nkubaza and then noneho uragisubiza urahitamo akantu kamwe, sibyo? Football, basket. Music, movie. Music. Igikoma, icyayi. Igikoma. Telefone, imashini. Imashini. Gusohoka, kuryama. Kuryama. Inyama, ibishyimbo. Akanyama ni imbere. Ishati, umupira. Ishati. Ipantaro, ikabutura. Kuki? Nyine ugiye guhitamo kwambara, aho kwambara nk'ipantaro, ukambara ikabutura, cyangwa ari gukunda ipantaro cyane kuruta ikabutura? Ikabutura. Byari ibyo. Turi gusengera umutoni nka tune. Natyajije ubwonko uvuga ati yega. Byari ibyo. Garuka. Wari wagiye kare. Naje rero. Garuka. Okay, ngiye kuguha amahirwe. Ikibazo cya nyuma, suga ni icya nyuma. Okay, ngiye kuguha amahirwe kumbaza ibibazo bitatu ushaka kumbaza. Kuri wowe generally ibyo aribyo byose? Ni wembaza. Ufata ute umuhungu wemera public ariko afite girlfriend?
ndabikunda ni byiza mba numva nyine aba ari royo. harya wambwiye bingahe 3 wese ujya ubikora kubyemera ko mfite boyfriend njyewe cyane yego ndamufite. hari ukuntu umuntu iyo bari guteretana bazana ngo za ndagukunda ni ijambo risanzwe buri wese arivuga kumvisha uburyo cyari ibintu atazakora wizeye ute ko atazaba nk'abandi ntabwo ubyizera urabibonamo nyine niyo mpamvu haba relationship nyine urakunda ukamucunga ukamureba utuntu tumwe na tumwe twatundi yavuze ko atazakora akagakora ukavuga ati hamba ukabona kandi ejo bigakunda ejo bikangaye ukabona wahitamo ashaka uri kucinakaho guteze agahinde ndi muri rovuro kandi ndugora aho ndumazemo imyaka ubyitaho yagonga bazana ambulance ndakwiriye ndashize none se uzaduha new music new music ntabwo ndayimenya ahubwo iyigezweho ubu ni iyihe ngatubwire igezweho abantu bagende barebe bayita difera ufite cute face ese ubona ukuntu bagusarira ufite future njye unera shock na depression de force uko ugenda niko ngenda niyo undeba nibyo binkurura ubahema ma direction wenda samedi nafata kamoto si nzafata lettre nandike playlist nashyiremo za ndirimbo ukunda sinza guhara bikaya comme ça comme dale bari difera uko ugenda ako nayo najya muri stu iyo najya muri stu. So ndagushimiye rero wakoze kwitabira ubutumire bwanjye. Imana iguhe umugisha. Abantu mugende mwokunsebya namubwiye ngo umuryango mugari wa Lifetime Show turakunda cyane dukunda abashyitsi ntabwo uzabyicuza mumbaye muturebe ikiganiro mukirebe mbona sebya mbona turapininga umpeninga YouTube channel ye mujye kureba music ze nta kinerega babitwaye n'ukuri nta kintu bitwaye kugenda ukama subscribe subwo koko nta kintu ndakwe bye.